bazaba bari hafi y'uriya mugezi wa Efurati, n'igiti cy'ubugingo niho kizaba kiri, niho bazarya kuri icyo giti. Imirimo bakoze bagira bagenzi babo neza izaba iza mu masura yabo, nk'uko Yesu yagize amasura mu maso ye habarabagiranamo Eliya na Mose, kuko Uwiteka azaba abakurikiye cyane, ariko abatambyi bazajya barabagiranamo. Wera wera Mana ikomeye, mu gitondo tujye tukuririmbira. Nubwo ukomeye ute ugira imbabazi, ingoma yawe ntizahanguka. Uruwera wera abera bose baguhimbazanya n'abamarayika, ibyaremwe byose bikuramye mwami, wahozeho kandi uzahoraho. Uruwera wera ubwiza bwawe nubwo butarebwa n'inkozi z'ibibi, uhora uruwera nta wundi mwahwana, kugira neza no gutungana. Umukumbi Yesu acyuye uvuye mu maraso ye. Umukumbi Yesu acyuye uvuye mu maraso ye bazaba igitwe. Ni naho ubutumwa bwe bushojereje. Kandi abandi babe i Betelehemu aho Yesu yavukiye. Aho ashojereje n'aho yavukiye ni abataranyuze mu rupfu. Abana bato bo aho bazaba ni ibweramana, aho Yesu yarari avuga ubutumwa, ashakashaka intama ze, avugira mu nsuzugurwa. Abo kuri uwo musozi baramuyoberwa, kuko yaje mu muntu avanye igitwe, amaze kumubatirisha umwuka wera, akajya amuhanuriramo. Hirya no hino baza ari benshi, bahita bamenya ko ari Imana ihavugira. Barihana cyane, barakizwa, kuko hashakwaga intama ziri hirya no hino. Abanyuze mu rupfu bazazuka, bazamukane n'abo ngabo bamaze kuvugwa. Nibamara kuzamuka bafite aho yabateguriye, ntibazahita bamugera imbere, abanze abambika amakamba n'inyenyeri. Bazaba bari kumwe na Yesu. Ku munsi wa karindwi niho bazagera imbere y'Uwiteka, ngo bazazenguruka iriya ntebe inshuro 7 baririmba indirimbo nshya, bari kumwe n'abariya bakuru 24 n'ibizima 3. Banunamire Uwiteka. Yesu nawe azahita yunamira se, amwicaze iruhande rwe, amusubize icyubahiro cye yahoranye. Uwiteka azahita yereka Adamu abo yari yishe ku bw'icyaha cye, Yesu akabarokoresha ku bw'amaraso ye. Umunezero uzaba ari mwinshi mu ijuru. Yesu azaba arabagiranamo abo yacunguje amaraso ye. Abatambyi nabo
bazajya barabagiranamo aho bahaye ubutumwa bagakizwa bagatsinda. Ariya makamba n'inyenyeri birimo iriya bagiye bakorera imirimo, bagiye bakorera bagenzi babo. Imyaka yagenwe nigera baze mu isi nshya, Yesu we azaba mu ijuru iruhande rwa Se hamwe n'abatambyi. Abanyuze mu rupfu bose, abanyuze mu rupfu bose bazaba bafite uriya, bazaba bari hafi y'uriya mugezi wa Efurati, n'igiti cy'ubugingo niho kizaba kiri, niho bazarya kuri icyo giti. Imirimo bakoze bagira bagenzi babo neza izaba iza mu masura yabo, nk'uko Yesu yagize amasura mu maso ye habarabagiranamo Eliya na Mose, kuko Uwiteka azaba abakurikiye cyane. Ariko abatambyi bazajya barabagiranamo, bari abantu bagiye bagirira neza n'imirimo bakoreye bagenzi babo, barabagiranamo n'inyigisho bagiye baha abo bagiye babigisha batuma batsinda. Yesu niwe uzaba ashinzwe abantu, ariko cyane cyane abazaba ashinzwe ni bari abatanyuze mu rupfu, aribo bahinduwe. Nabo bazarabagiranamo abantu bagirira imirimo myiza bagiye bagirira bagenzi babo, bazajya baza ku masura yabo. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Wera wera Mana ikomeye, mu gitondo tujye tukuririmbira. Nubwo ukomeye ute ugira imbabazi, ingoma yawe ntizahanguka. Uruwera wera abera bose baguhimbazanya n'abamarayika. Ibyaremwe byose bikuramye mwami, wahozeho kandi uzahoraho. Uruwera wera ubwiza bwawe nubwo butarebwa n'inkozi z'ibibi. Uhora uruwera nta wundi mwahwana, kugira neza no gutungana.